BTN TV tugeze ku irimbi riherereye mu murenge wa Kigali mu kagari ka Kigali. Iri ni irimbi ryahanzwe muri iri shyamba nyuma yaho irimbi rya Nyamirambo ryuzuye. Bamwe mu baturage bari baje gushyingura umuntu wabo muri aka gace bavuga ko batunguwe no kubona abagabo batatu bari bafite imodoka ngo batwaye umurambo w'undi muntu. Nyuma yo kubona ibi baketse ko uyu nyakwigendera waruje gushyingurwa muri iri rimbi ngo yaba yishwe urupfu rw'amayobera, bityo bagahitamo kuza kumwishyingurira ari babiri, akaba ariyo mpamvu bagize impungenge nk'uko bakomeza babitangaza. Ikintu kidasanzwe twabonye, turabizi ko kwa muganga hari abantu bahapfira bakabura abantu babo babashyingura, ariko ntabwo babazana nk'uko uyu muntu bamuzanye. Bamuzanye bate? Bamuzanye mu isanduku ari abantu babiri, shoferi n'umuntu mu isanduku nziza. Bigaragare ko ari umuntu bashobora kuba bishe kuko ntago ari uw'ibitaro. Ibitaro bifite ukuntu bishyingura abantu babo, bafite naho babashyira. Ebwe turakeka yuko wenda yaba ari umuntu wishwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kubera yuko uyu muntu aguye kwa muganga n'ibipapuro biba bigaragara agashyingurwa neza mu cyubahiro. Ariko ibintu bakoreye hano rwose ku irimbi ni ubwa mbere nge nabibona mu myaka amaze ku isi. Mbaza shoferi, nese shoferi ibintu bimeze bite kubera ikimuza gushyingura muri abantu babiri? Ati ngewe icyo kibazo ntukimbaze, nge nahawe ikiraka. Nge nahawe ikiraka nanjye ndahembwa, icyo kibazo ujye kukibaza uwampaye ikiraka ari hara ku irimbi. Nge namutegereje uwo mugabo ndamubaza ni ibintu bimeze bite, arangije arambwira ngo ntacyo ushinzwe, ngo niba ufite ubuyobozi biwundenze ujye kubuhamagara. Umusaraba yari yawutaye, turamuhamagara turamubwira ati ngwino utore umusaraba wawe, baraza barawutora abo bakarani nibo babikoze vuba vuba. Biteye ubwoba n'agahinda. Hoya ntago ibyo bintu bibaho. Dore n'uriya mugabo uri kubaka serikeri y'umwana waravuze ati, nawe yaravuze ati ibi bintu ko mu myaka mfite nabizi, wa mugabo we bigenze bite? Aramubwira ngo muze ngo wehigumira aho ngaho, ngo ngiye ngo ndi umuyobozi, ngo noherejwe na leta, ngo uwo mugabo waje gushyingurisha uyu muntu ngo yoherejwe na leta, ngo arazwi mu gihugu. Niko atubwiye. Certifica atweretse twerekaga iriho amafaranga yo kwishyura, ariko 600, ariko nitubone izina. Niko tutabonye izina ku ipapuro yatweretse, akahita atitwereka uyu muntu. Kebwe twa tubiye gushyingura umuntu wacu, nawe dusanga umurambo mu modoka, tugira ngo hari ba nyiri umuntu bakurikiye uwo murambo. Umuntu turamubura, tubona nyine batanze amafaranga yo kugira ngo bamuterure baze bamushyingure. Tugarutse tubaje uko ibintu twabaza ubusobanuro ntibadusobanurire, ahubwo batubwira nabi badutuka ngo nta kintu dushinzwe. Uburyo ashyingwe mu buryo budasobanutse, mu buryo butazwi. Tuzi ko iyo umuntu yapfuye nasize indwara abaturage baramutabara, ariko we tubonye atatabawe. Noneho abasore twari kumwe nyine bavuye gutabara uwo mugenzi wabo wapfuye, baravuga ati turashaka abasore 6 tubaha ikiraka muduterurire uyu murambo muugeze ku irimbi. Abasore barawuterura, turebye turavuga ati suriya muntu ntiyabanaga n'abantu ku buryo abura n'abantu bamuherekeza kugira ngo ashyingurwe. Tugira ikibazo nkatwe b'abadamu, turavuga ati uriya muntu ashobora kuba yishwe, tubakurikire tubabaze. Tugeze hariya umushoferi atubwira ngo nyamara nimureba nabi murafungwa, ngo muzi tuhageze dute. Tugira ubwoba, dufotora plaque. Nguru umusaraba yari yawutaye, nitwe twambwa ati tora umusaraba. Yari yawutaye hehe? Hariya mu nzira, hariya muti gusize. Yari yawutaye burundu. Yashatse no kuduha amafaranga duceceke, turabyanga. Akandi bakomeza bishinganisha ko uyu mugabo ubwo bamwegeraga bari kumubaza ibi yababwiye ko azabagirira nabi. Kindi twe turishinganisha kuko umugabo yatubwiye nitureba nabi tuzaraswa. Twebwe turifuza ubutabera, twebwe turi kugaragara muri kamera, kubera yuko batubwiye ati muhagarara aho ngaho dukemura ikibazo. Twanga guhagarara dufite ubwoba, bari kwageserera imodoka cyane bashaka kutugonga. Twebwe turifuza ubutabera, turishinganisha ku buyobozi, ubuyobozi butubere maso, nitugira ikibazo tuzaba na kimwe, kandi ubuyobozi nabwo bukarenganura uyu muntu uryamye hano, bukagira ikintu bukora. Tibanandasa nese ubwo nimo umuntu yakora sa waruzanye umurambo aramubwira ngo nanakura ngo yandasa. Twe turishinganisha. Ikibazo defo ibaye imwe nuko gusaba mbonye ukuntu bakinguyemo bitayone bigabanetse kuki batagaragaje umuntu ninde bamwitande. Bavuze ngo ni muri muntu ngo n'uwa leta, niba ari uwa leta bafite uko bamuzanamo. Ni gute umuntu wa leta bamuzana? Twebwe twishimira yuko unguwo wacu ari umuvanimwe wacu, tubone n'amazina yawe.
ikibazo kibaye ahangaha muranaserereye mugera naho muserera n'uwari utwaye imodoka ndetse n'uwari uzanye uwo murambo bigenze bite wowe ugobotse ute? nyine ngewe zero ukuntu zigenze birangiye uriya duserereye bitewe n'iki nuko nabonaga afata bano bameri noneho mu kubafata bati se watubwiye ngo ngewe mba nahawe na leta ibintu nzane hano ngaha niko iryo jambo ase ryambere avuga ryambere nyuma ahita yongera ati rero ngewe ndigendeye barako ati atwetse certificate atweretse twerekaga iriho amafaranga yo kwishyura ariko 600 ariko nitubone izina niko tutabonye izina ku ipapuro yatweretse akahita atitwereka uyu muntu. Murakeka ko uyu muntu byagenze gute? Twe tukeka nese numubibona nese ubone gute umuntu utagira izina bo we niyo yabatagira izina baretse niyo yabatagira izina ariko n'urugero famille irazi kavuga ati se nuko byagenze uko turi kumwe niyo niba bigaragara cyane byumvikana. Hanyuma wowe ngo barakubwiye ngo banaguturitsa ngo umugiye watabaraga nyine ngewe abameri mbonye bagiye gusera we ndatabara tibanandasa nese ubwo nimo umuntu yakora sa waruzanye umuramba aramubwiye ngo nanakura ngo yandasa namwe ati niyo bandasa bibaho muri sarapfa. Kebwene twa tubiye gushyingura umuntu wacu nawe dusanga umurambo mu modoka tugira ngo hari ba nyiri umuntu bakurikiye uwo murambo umuntu turamubura tubona nyine batanze amafaranga yo kugira ngo bamuterure baze bamushyingure tugarutse tubaje uko ibintu twabaza ubusobanuro ntibadusobanurire ahubwo batubwira nabi badutuka ngo nta kintu dushinzwe. Ibi batunguye ni ibiki? Badutunguye n'uburyo ashyinguwe mu buryo budasobanutse mu buryo butazwi tuzi ko iyo umuntu yapfuye nasize indwara abaturage baramutabara ariko we tubonye atatabawe. Azanywe nande